nyuma y'igihe gito leta y'u Rwanda itangije uburyo bushya bwo gutanga serivisi zayo hakoreshejwe ikoranabuhanga, abaturage batangiye gusobanukirwa ndetse no guhagurukira gukoresha urubuga Irembo mu gihe basaba serivisi za leta nk'ibyemezo by'amavuko cyangwa kubashaka gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Gusa mu cyumweru gishize nibwo hagaragaye imbogamizi ku bashaka gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga, ariko ngahanini byatewe nuko umubare w'abashakaga kwiyandikisha warutaga wagenwe na polisi ari wo abantu basaga ibihumbi 10 nk'uko Jire ntabwo bamurangwa ushinzwe imenyekanisha ndetse n'amakuru y'Irembo abivuga. Abantu bashaka kwiyandikisha mu mpushya zo gutwara ibinyabiziga habaye imbogamizi aho umubare w'abashaka kwiyandikisha n'umubare w'abemerewe kwiyandikisha harimo ubusumbane bunini. Abanyarwanda benshi barashaka kwiyandikisha mu mpushya zo gutwara ibinyabiziga, ariko umubare wemerewe kuri buri cyiciro akaba ari abantu bake, ku buryo buri cyiciro haba hemerewe ibihumbi 11, noneho ugasanga abashaka kwiyandikisha ni ibihumbi 18, ibihumbi 20 bashaka kwiyandikisha kuri icyo cyiciro. Bityo bamwe bakabura uko biyandikisha, noneho zigahita zibimbogamizi muri uwo mwanya kubera yuko batabonye ubushobozi bwo kwiyandikisha. Kuba haragaragaye umubare w'abasaba serivisi warutaga cyane wakirwa ku munsi, cyane kubifuza gukora ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga, hakomeje kuba ibiganiro hagati ya polisi y'u Rwanda n'abahagarariye urubuga Irembo kugira ngo bose bagerweho na serivisi bifuza. Turi mu biganiro na polisi y'u Rwanda kugira ngo turebe koko uburyo bakongera umubare w'abashaka gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ari nacyo tubwira abanyarwanda yuko turimo turakora iyo bwabaga kugira ngo nabo ngabo bacikanwe noneho bajye babasha kuba bakwiyandikisha bitewe n'ibyo tuzaba twemeranijwe ku mubare w'abagomba kuba bakora ibizamini. Gusaba no gutanga serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga ni gahunda ikomeje kunozwa, dore ko hari byinshi bikomeje kongerwamo bitewe n'ubusabe ndetse n'ibikenewe n'abanyarwanda. Gusa nta gushidikanya ko ubu buryo buzarandura ruswa ndetse n'akarengane mu baturage mu gihe bagiye gusaba serivisi za leta ndetse n'izindi zitandukanye. Uburyo ni uburyo bwiza kandi bwizewe buzaca ruswa, buzaca gutonesha ndetse buzaca n'ingendo abantu bakoraga, kubera yuko kugeza uyu munsi abantu biyandikishije ibihumbi 11. Ngarutse kuri iyo serivisi kuko abanyarwanda ariho bafite imbogamizi zikomeye. Abantu bose biyandikishije ntabwo mbazi. Nubwo buri munyarwanda wese hashishikarizwa gusaba serivisi za leta atabanje kujya gutonda umurongo ku biro, hari abashinzwe gufasha abanyarwanda haba ku mirenge itandukanye ndetse n'ahantu hatandukanye hatangirwa serivisi, kandi bagahabwa izi serivisi zose nta kiguzi basabwe. Ari umuturage ku giti cye wisabira serivisi, uwo nguwo ni ubuntu, akishyura ikiguzi cya serivisi asabye. Niba ari icyangombwa cy'amavuko ni 500, niba ari ukwiyandikisha mu mpushya zo gutwara ibinyabiziga icyo gihe ni amafaranga ibihumbi 5. Ariko noneho hakaba hari abandi, ikindi cyiciro gikoresha Irembo ni ba rwiyemezamirimo. Ikindi cyiciro cya gatatu gikoresha Irembo ni umukozi wa leta cyangwa se inzego za leta, kuko iyo umuntu asabye icyangombwa urebera muri mudasobwa yawe, uwo muyobozi akareba ibyo umunyarwanda yasabye, yarangiza akamuha icyangombwa ashingiye ku makuru yatanzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga. Biteganyijwe ko serivisi zose za leta zizajya zitangirwa ku rubuga Irembo, dore ko izikunda gusabwa hari ibyemezo by'amavuko ndetse n'abifuza impushya z'ibinyabiziga. Nubwo hari imbogamizi zigenda zigaragara hirya no hino ku basaba izi serivisi, harimo izabaye kubifuza gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bo mu ntara y'Amajyepfo, bityo ntibabone ubutumwa bwemeza ko biyandikishije. Iyi mbogamizi ikaba yarakemutse mu rwego rwo kunoza serivisi zitangirwa ku rubuga Irembo. Viziane Mitashya, Clouds TV.